Abantu benshi iyo batekereje ubuzima bwiza burimo ibyishimo bahita bumva yuko ibyo byose biri mu mijyi kurusha mu cyaro. Hari abumva ko kuba i Kigali cyangwa mu yindi mijyi aribyo bisobanura ko umuntu abayeho neza, afite amafaranga, asohokana n'inshuti ze kandi abona ibintu byose mu buryo bworoshye. Ibi bituma abantu benshi bumva ko mu mujyi ariho hagaragara ibyishimo kurusha ahandi hose. Ariko iyo urebye neza imibereho y'abantu mu buzima bwa buri munsi usanga ibyo atari ukuri ku bantu bose, kuko hari abantu benshi baba mu mujyi bafite ibyo byose abantu babona nk'ibyishimo ariko bakabura amahoro mu mutima kubera stress y'igitutu cyo kubaho ubuzima buhenze, kwinubira ibintu bimwe na bimwe no kumva ko amafaranga bahora babona abaca mu myanya y'intoki nta terambere abagezaho, cyane cyane nk'ababa bayakoresha mu bintu byo kwishimisha by'akanya gato. Iki kiganiro ntabwo nagiteguye kugira ngo mbuze abantu bashaka kujya gushaka ubuzima mu mujyi kutajyayo, ahubwo kirafasha umuntu uwo ari we wese wumva ko wifitemo imyumvire yo kumva ko mu mujyi ariho hari ibyishimo kurusha mu cyaro, nyamara ibyishimo bidashingiraho umuntu atoye, ahubwo biterwa n'uko ubaho n'uko ufata ibyemezo bye bya buri munsi. Rero ubane nanjye muri iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe impamvu zigeze kuri 6 zigaragaza ko ibyo abantu benshi bibwira atari ukuri. Murakaza neza kuri uyu muyoboro wa Ernest TV OG, wibagirwe gukora subscribe no kuduha igitekerezo cyawe muri comment. Njye ndi Ernest. Impamvu ya mbere yerekana yuko abantu batekereza ko mu mujyi ariho hagaragara ibyishimo kurusha mu cyaro nuko mu mujyi hari ahantu henshi ho gusohokera no kwidagadurira. Iyo witegereje ubona ko mu mujyi hari ahantu henshi abantu bajya kwidagadurira no kuruhukira, nko muri za restaurant, muri za night club, muri za cinema n'ibindi bikorwa by'imyidagaduro bitandukanye. Ibi bituma ubuzima bugaragara nk'ubwuzuye ibintu byinshi byo kwishimisha ku buryo umuntu ubirebeye inyuma yumva ko aho mu mujyi hari ibyishimo byinshi. Ariko iyo urebye neza usanga uko ari ukwibeshya. Hari abantu bajya muri ibyo bikorwa ariko bakisanga barimo gukoresha amafaranga menshi mu kwishimisha gusa. Ari naho usanga umuntu yishimye muri cya gihe yari ari kwidagadurira hamwe n'inshuti ze, nyuma y'igihe gito bagatangira guhangayika no kwicuza kubera amafaranga ye yashiriye mu bikorwa byo kwinezeza by'akanya gato, kandi hari iby'ingenzi byari bikenewe bigomba gukoreshwaho ayo mafaranga. Ibi ntibivuze ko umujyi ari mubi cyangwa kwishimisha ari bibi, ahubwo nuko abantu uburyo baba mu mujyi cyangwa muri ibyo bikorwa byo kwinezeza butandukanye. Hari ababa mu mujyi ariko bakora ibyo bikorwa byo kwinezeza gake gashoboka kugira ngo badasesagura amafaranga yose. Hari n'abandi babigize ubuzima bwa buri munsi, ari nabwo wumva ngo umuntu akorera amafaranga ariko wareba iterambere yagezeho ukaribura. Ibi rero biratuma wa muntu yumvisha ko mu mujyi abantu bahora bishimye kubera ibikorwa by'imyidagaduro byinshi bihaba kurusha mu cyaro. Ariko nubwo mu cyaro ahantu nk'aho ho kwidagadurira ari hakeya, kimwe n'uko nta ntahari bitewe n'aho ariho, abantu bashobora kwishimisha binyuze mu gusangira hamwe n'imiryango yabo, mu kuganira no gusabana n'inshuti zabo. Impamvu ya kabiri yerekana ko abantu batekereza ko mu mujyi ariho hari ibyishimo kurusha mu cyaro ni uko amafaranga aboneka kenshi kurusha mu cyaro. Mu mujyi abantu benshi babona amafaranga kenshi ugereranyije n'ahandi kubera ko hari imirimo itandukanye n'amahirwe menshi yo kwinjiza amafaranga. Ibi bigatuma ubuzima bugaragara neza nk'ubworoshye, ku buryo abantu benshi bibwira ko aho amafaranga aboneka ari menshi ari naho hari n'ibyishimo byinshi. Yego birumvikana amafaranga araboneka, ariko ku rundi ruhande rumwe hari abantu babona amafaranga uko bayabonye niko bahita bayasohora bitewe n'uko buri kimwe cyose umuntu akeneye ari ukukigura, kandi ibiciro byaho bikaba biri hejuru ugereranyije no mu cyaro, kuva ku byo kurya aho kuba ndetse na bya bikorwa byo kwinezeza ku bantu bamwe na bamwe. Iki ni cya gihe uzabona umuntu ahora yijujuta ati se nkorera amafaranga buri kwezi ariko se ayo mafaranga ajya he ko nta terambere mbona ndi kugeraho? Ubu si umunsi bibaye ngombwa ko mpagarikwa ku kazi nabaho ute n'umuryango wanjye? Kumva ko nyine ari ibintu akunda kwibaza, rimwe na rimwe agafata ingamba zo kujya sevinga udufaranga duke ku mushahara, ariko bitewe n'uko ubuzima buhenze gusevinga bikaba ikibazo. Rero ukabona ko kuba mu mujyi biri kumuhenda cyane kuruta uko yajya mu cyaro gushakisha ibyo yakora bizajya bimuha amafaranga nubwo yaba make ariko akamutunga akagira n'aya sevinga. Aha rero nk'aho uteze amatwi iki kiganiro birakumvisha ko nubwo amafaranga mu mujyi aboneka, nayo uko aboneka azakemura ibibazo bigiye bitandukanye bishingiye ku buzima buhenze bwo mu mujyi. Yego no mu cyaro ibyo bibazo birahaba ariko biratandukanye, kuko mu cyaro usanga benshi babaho batishyura aho kuba, kandi niba hari ikintu gihenze muri iki gihe mu mujyi cyane cyane nka Kigali ni inzu zo kubamo. Niyo mpamvu rero no mu cyaro umuntu uzi ubwenge ashobora kuhashakishiriza amafaranga binyuze mu buhinzi, ubucuruzi cyangwa imishinga mito, kandi akajya ayacunga neza, bityo bigatuma yumva yishimye anishimiye ubuzima bwo mu cyaro.
Impamvu ya gatatu yerekana yuko abantu batekereza ko mu mujyi ariho hari ibyishimo kurusha mu cyaro ni uko mu mujyi hari abantu benshi biga ubuzima bw'abandi. Bitewe n'uko mu mujyi abantu bahura ari benshi, ari naho imbuga nkoranyambaga zikoreshwa cyane, bituma bamwe babona uko abandi babaho, uko bambara, uko basohoka n'uko bagaragaza ubuzima bwabo, bikabatera kwifuza kubaho nk'abandi, bakagerageza kwigana ubuzima nk'ubw'abandi. Ibi ni nabyo bikurura ikintu cyo kwigereranya, cyane cyane urubyiruko, kuko usanga akenshi umuntu yifuza kugira ubuzima bwiza nk'ubwa mugenzi we, nko kugenda mu modoka nziza, akazi keza n'ibindi. Ibi rero bituma umuntu abaho atishimye, bityo ntakore ikiri mu muhamagaro we, mbega intego yari afite zikaburizwamo. Yego ibi byo kwigereranya nta hantu bitaba, ariko nko mu cyaro usanga bihaba gake, kuko abantu bo mu cyaro hafi ya bose babaho mu buzima navuga ko ari bumwe, kandi ho izi mbuga nkoranyambaga abazikoresha bari bake cyane, ku buryo bigoye kubona ibyo abandi bagiye bapostinga kuri ziriya mbuga nkoranyambaga. Rero niba wumvaga yuko ugomba kwimukira mu mujyi bitewe n'uko ubona hari bagenzi bawe basa neza, bigatuma nawe ushaka kuba nk'abo ugasa neza, kandi uko kubigana bishobora gutuma intego n'imigambi wari ufite utabyitaho, bigatangira guhungabanya ubuzima bwawe uko bwari bumeze. Impamvu ya kane yerekana ko abantu batekereza ko mu mujyi ariho hagaragara ibyishimo kurusha mu cyaro ni uko mu mujyi hari urujya n'uruza rw'abantu n'ibikorwa byinshi. Mu mujyi buri munsi abantu baba bagenda ari benshi, bamwe bagiye mu bikorwa byabo bitandukanye, abandi bagiye kwishimisha. Ubona ko nyine imihanda ihora yuzuyemo urujya n'uruza rw'ibinyabiziga n'abantu. Aha rero ku muntu uri mu cyaro yumva ko abantu bari mu mujyi baba bafite ibibarangaza, nta mwanya wo kurambirwa baba bafite, nta rungu bagira, mbega bahora bishimye, kuko we ahora mu cyaro ashobora kumara umwanya munini ari wenyine, nta binyabiziga abona, muri we akumva ko afite irungu. Ariko nubwo urwo rujya n'uruza rw'abantu rugaragara gutyo, si buri wese ubibona nk'ibyishimo. Hari abantu bumva ahubwo urwo rujya n'uruza rw'abantu rubabuza kuruhuka, gutuza no gutekereza neza ku buzima bwabo, bigatuma bifuza kuba ahantu hatuje nko mu nkengero z'umujyi cyangwa mu cyaro kugira ngo bumve bishimye. Niba nawe watekerezaga yuko ugomba gushakira ibyishimo mu mujyi bitewe n'uko mu cyaro uhaburira ibikurangaza, yego nuza mu mujyi uzabibona na byinshi, ariko ibyo igihe kiragera abantu benshi bakabirambirwa, ukabona ko ikibashishikaje ari ugushakisha ibituma babaho. Impamvu ya gatanu yerekana ko abantu batekereza ko mu mujyi ariho hari ibyishimo kurusha mu cyaro ni uko mu mujyi haboneka amahirwe menshi yo guteza imbere bizinesi, kubera haba abakiriya benshi. Abantu benshi bibwira ko mu mujyi hari amahirwe yo guteza imbere ubucuruzi kubera ko hahurira abantu benshi, ariyo soko y'abakiriya. Yego nibyo, ariko nubwo hari abakiriya benshi usanga n'abacuruzi ari benshi barwanira abo bakiriya. Ikindi ugasanga aho gukorera hahenze cyane, n'imisoro iri hejuru kurusha mu cyaro, n'izindi expenses za hato na hato. Aha ni hahandi umuntu wiberaga mu cyaro yari asanzwe afite nk'ubucuruzi bwe buciriritse, urugero ubundi yari asanzwe afite nka kantine yamuhaga amafaranga aringaniye atuma yishyura aho akorera akanamutunga, ndetse akanishyura n'izindi expenses, ukabona ko uwo muntu nta kibazo afite. Ariko ukabona uwo muntu afashe umwanzuro wo kuva aho ngaho ngo agiye gukorera mu mujyi, niho azabona abakiriya benshi, bituma bizinesi we ikura kurushaho. Yego ashobora kuhagera bikagenda neza, ariko n'ubundi rimwe na rimwe asanga ibyo byose ari kimwe, kuko expenses ni nyinshi mu mijyi kurusha aho yari ari mu cyaro. None se ko byakunze undi nahagera bikanga, kandi akeneye kwishyura expenses zigiye zitandukanye, urumva bitazamuviramo kubabara no kwicuza icyatumye areka bizinesi ye yakoraga mu cyaro. Simvuze ngo ureke kujya mu mijyi gutangiza cyangwa kwagura bizinesi, gusa niwumva ko ugiyeyo wizeye 100% ko uzatangira bizinesi igatera imbere, bityo ukishima kurusha uko byari bimeze aho wari usanzwe ukorera, cyangwa kuruta uko watangirira aho uri mu cyaro, uzaba wibeshye, kuko hari abagenda bikanga burundu bakifuza no kugaruka mu cyaro wenda bitagikunze. Impamvu ya gatandatu nayo nasorezaho abantu batekereza ko mu mujyi ariho hari ibyishimo kurusha mu cyaro, nuko mu mujyi abantu baba begeranye urugo ku rundi. Ubona ko mu mijyi ahantu henshi abantu batuye begeranye cyane urugo ku rundi, bituma ibikorwa remezo biba byoroshye kubageraho ari benshi. Ariko nubwo biba bimeze bityo ko ibyo bikorwa bigera kuri benshi, kubera ko abantu baba begeranye, ubutaka buba bwabaye buto, umuntu atabona n'aho ahinga imboga cyangwa akora ikindi gikorwa runaka. Ikindi nk'uko iyo haje nk'indwara y'icyorezo cyangwa ikiza runaka, bishobora kugira ingaruka ku bantu benshi kubera ko baba begeranye. Niyo mpamvu niba wumva ko umuntu utuye mu mujyi ahantu hari ubucucike bw'ingo nyinshi, ukumva ko yishimye kuko wagerwaho n'ibikorwa remezo bitandukanye, rimwe na rimwe ukumva ko nawe watura aho ngaho ukava mu cyaro. Yego uzabona ibyo byiza, ariko hari bimwe na bimwe uzajya winubira wabonaga mu cyaro utari kubona aho ngaho.
cyangwa se nk'uko nari maze kubivuga, nk'igihe hateye nk'uburwayi runaka, ikiza runaka, usange nawe bikugizeho ingaruka, utangire kuvuga ati ubyo nigumira mu cyaro ibi ngibi byose ntabwo byari kuba bimbayeho. Yego simvuze ko no mu cyaro ubwo burwayi butahagera n'ibyo biza bitahagera, ariko ibyo byose iyo bije bigira ingaruka kuri bake ugereranyije no mu mujyi. Ngizo rero zimwe mu mpamvu zituma abantu batekereza ko mu mijyi ariho hari ibyishimo kuruta mu cyaro, kandi ibyishimo bigenwa n'uko umuntu abayeho. Wakoze cyane iyo wakurikiye kino kiganiro, ntiwibagirwe kugenda udakoze subscribe, kandi niba kino kiganiro hari icyo kigufashije, kora like, share, utange n'igitekerezo cyawe muri comment. See you.